bari mu nzira. Paul rero niwe uba uri kuri vola, aba atwaye anko we. Uyu mugabo rero kandi mukuru we nyine aba yibereye kuri telefone, naho rero Paul uba uri kugenda areba imbere n'inyuma, ajya kubona akabona hari umukobwa uhagaze ku muhanda, bigaragara ko rwose imodoka yamupfiriyeho, ndetse ubona yihebye ku buryo aba ari kujya arunguruka mu modoka maze akikorera amaboko. Ahantu rero aba ari nta bantu rwose benshi baba bari kuhanyura, ku buryo aba atekereza ko ahari atashobora kuza kubona umuntu umufasha. Paul rero aramwitegereza maze akabona uyu mukobwa ni na mwiza cyane nyine, bihita binamukurura maze akumva arifuza kumufasha. Ahita avuga ati ariko reka uyu mukobwa njye kumufasha, ndabona ari na mwiza, ahari twamenyana, dore n'ubundi ndi singo imyaka myinshi cyane ishize. Ahita rero abwira anko we ati wambabarira maze ngafasha uriya mukobwa, ko mbona rwose wagira ngo akeneye ubufasha. Naho anko we atumva urabizi ko niyihutira, genda nyine ubikore vuba vuba cyane, nguhaye iminota mike uhita ugaruka, kubera ko ndihuta ntabwo nshaka gukerererwa. Paul ati ndagira vuba rwose. Ahita rero agenda maze agasuhuza uyu mukobwa ati nitwa Paul, naho uyu mukobwa ati nanjye nitwa Sophie. Paul rero aramubwira ati mbonye wagira ngo ukeneye ubufasha, hanyuma rero nifuzaga kureba ikibazo imodoka yawe yaba ifite. Sophie ati ni ukuri wamufashije, kubera ko maze amasaha menshi cyane mpagaze hano, ariko nabuze umuntu n'umwe wamfasha, mbese nari ntangiye no kugira ubwoba. Paul rero atangira kureba mu modoka maze agatangira gufasha nyine uyu mukobwa. Mu mutima we rero aba ari kwibwira ati nkimara kumukorera iyi modoka ndahita nyine musaba akanimero, dore ko yanyuzagamo akamukubitaho akajisho maze akareba ukuntu uyu mukobwa ateye neza, ari mwiza ndetse rwose aniturije, maze agahita avuga ati byanze bikunze uyu nguyu rwose tugomba kumenyana by'umwihariko. Yari yamukunze birenze ibikenewe, nubwo nta kintu na kimwe yari amuziho, ariko nyine akimukubita amaso yari yamaze kumukunda. Akora rero ya modoka rwose vuba vuba, maze mu kanya gatoya ibintu bikaba nyine bitangiye kugenda neza. Akimara rero kuyisoza rwose ahita ajya kubona akabona anko we aje kumureba, dore ko aba abona nyine yatinze. Anko we rero agihinguka hano ajya kubita amaso uyu mukobwa, nawe ahita ava mu bye maze akaba aramusuhuje. Agahita rero amubwira ati ni ukuri imodoka yawe rwose yari yagupfiriyeho, umukobwa mwiza nkawe ugahagarara ku muhanda umwanya ungana nk'uwari uhagaze. Naho Sophie ati ni ukuri iyo ntagira rwose uyu muhungu wawe nari mpuye n'ibibazo neza. Naho anko wa Paul ati umuhungu wanjye, ati hoya rwose uyu ni umukozi wanjye, ni umwana nyine nitumira ahantu hose muri kano kanya, nyamara aba yihakanye umusore rwose abereye anko we. Paul rero yitegereza anko we maze rwose bikamucanga, naho anko we bari kumureba ikijisho ariko kumubwira ati ceceka, funga umunwa. Anko rero wa Paul ahita abwira nyine Sophie atumva iyi modoka rero nta nubwo wayigendamo, kandi rwose yari imaze kugaragaza ibibazo, ahubwo reka nyine ngutware mu modoka yanjye maze ubundi nyine tube tugiye mu rugo uburuhuka. Hanyuma rero Paul arasigara ayitunganya neza, ahamagare n'umukanishi maze se ayirebe neza, kuko ntabwo wabyizera ko uyu musore ayikoze neza kuko si umukanishi. Nahamagara umukanishi wabyigiye, hanyuma basigare bayitunganya, umusigire urufunguzo rw'imodoka, ubwo nyine imodoka niza kumera neza arayikuzanira mu rugo nta kibazo. Uyu mukobwa rero uba wishwe n'izuba cyane ahita avuga ati none se ubu sinaba mbagoye koko ngire kubahagarika muri mu rugendo, ndenzeho no kubagora kandi. Anko wa Paul ati hoya nta kibazo, ngwino rwose nta mukobwa mwiza nkawe ukwiriye kwicirwa n'izuba ku nzira. Ibi bintu rero biba biri kubabaza Paul, uba waje nyine aje kwiteretera uyu mukobwa, ndetse rwose uba wanamukunze birenze ibikenewe, nyamara ababibona neza ko rwose anko we ateye intambwe kumurusha. Nuko rero rwose bahita bafata urugendo maze bakigendera nyine bakajya mu rugo kwa anko wa Paul. Baragenda rero bakicara muri salo
maze bagatangira kuganira. Uyu mugabo rero atangira kubwira nyine Sophie ukuntu ari umukire, ibintu byose afite, mbese atangira kugenda amubwira nyine imitungo ye ndetse akanamubwira ko ari umukobwa mwiza, akamubwira ko kandi ari single nta mukunzi afite, ko rwose umugore we ndetse n'abana be bapfiriye muri agisida, ndetse nyine amubwira ko yanamwishimiye cyane. Uyu mukobwa rero nawe nyine areba uyu mupapa w'umwana mwiza cyane wakomeje kumwitaho amuha keya, maze akamubwira ati ni ukuri mwakoze cyane kandi nanjye ndabishimiye. Naho rero anko wa Paul aramubwira ati ariko ndifuza ko nyine twahana nimero, kuko ndifuza ko umunsi umwe tuzahura tugasangira maze tukamenyana nyine birenze aha ngaha. Ku rundi ruhande rero Paul nyine aba yahamagaye umukanishi bari gutunganya ya modoka nk'uko anko we yabimubwiye, dore ko aba yasize anamubwiye turibeshya ugafungura umunwa turabonana njye nawe. Gusa nyine aba afite agahinda, aba ari kwibaza ati ariko buriya kubera iki rwose anko amuzi ibi bintu, kubera iki uyu mukobwa nari nikundiye anko anyitambitse maze akaba ari we umujyana. Gusa nyine arikaruma agakora ibyo baba bamubwiye. Iyi modoka rero iratungana maze nyine akayitahana. Akigera rero mu rugo yinjira mu nzu maze yanko agahita amubwira ati imodoka se yarangiye, naho Paul ati yego. Asanga rero bicaye begeranye cyane. Paul rero ahita atekereza ati ahari ibi ngibi nabibyaza amahirwe, kuko niyo mahirwe yonyine nsigaranye kuba natwara uyu mukobwa nkamutahana nkamugezi we, ahari byatuma duhana akanimero mu nzira. Ahita abwira rero Sophie ati mwaza noneho nkabatwara aho mwari mugiye kuko imodoka yanyu imeze neza. Anko rero wa Paul ahita amubwira ati wowe umutwara, uyu ni umushyitsi wanjye, ni njyewe ngomba kumutwara nkamugeza aho agiye. Genda ahubwo genda nyine ujye mu cyumba, dore akazi kawe rwose karangiye ku munsi, ntabwo nkeneye kongera kugutuma. Uyu anko rero wa Paul ahita abwira Sophie ati ngaho haguruka nyine nguherekeze nta kibazo, kandi wakoze kunganiriza, nishimye ntabwo ushobora kubyumva. Bahita rero baba banyinahanye nyine nimero, aramuherekeza maze akamugeza iwe. Ahita amubwira ati ndifuza kuzongera kukubona kandi rwose vuba cyane, ntibizatinde kubera ko ndumva nzagukumbura. Naho rero Sophie aba ari guseka nyine kubera ukuntu aba abona uyu mupapa yamwitayeho cyane. Nyamara guhera uyu munsi anko wa Paul ahamagara uyu mukobwa inshuro zitagira umubare, maze agatangira no kujya amusohokana ku buryo rwose bitagorana ko mu gihe gito cyane baba bamaze gukundana. Naho rero Paul rwose nta nubwo aba yarigeze atanga n'igitekerezo cye nibura ngo bagihakane, ariko yagitanze. Paul rero ibi bintu biramubabaza, agahinda karamwica, maze agatangira kurakarira noneho anko we birenze ibyari bisanzwe, dore ko n'ubundi bari bafitanye ibibazo bikomeye kubera yuko uyu mu anko wa Paul aba yaratwaye imitungo y'ababyeyi yose y'ababyeyi ba Paul, ku buryo uyu mwana nyine aba yarasigaye nta kintu kimwe afite. Nyamara ibi bintu byose uyu mu anko aba abamo byose biba ari ibya Paul, ariko nyine aba yarabibanyanganyije. Uko rero Sophie yajyaga kuza nyine gusura uyu mu anko wa Paul, anko we yageragezaga kumutuma nyine nk'ahantu akamujyana muri gahunda ku buryo baza kwisanzura bari bonyine. Byageze naho rero uyu mukobwa nyine amera nkaho rwose aba muri runo rugo. Umunsi umwe rero yaragiye nyine ajya mu butumwa bw'akazi ahantu yagombaga kumara ibyumweru 2. Mu kuvayo rero ku kibuga cy'indege, anko wa Paul nta mwanya yari afite, yatumye rero Paul ati genda umunzanire. Paul rero aragenda akamufata ku kibuga cy'indege, gusa nyine amutwara batavuga inzira yose, maze bagera mu nzira Sophie akaba aramubajije ati none se sheri wanjye wasize ari mu rugo? Naho rero Paul ati ntabwo ntamusize, ariko nyine byanze bikunze urasanga yahageze. Sophie rero ahita atangira kugenda yivugishwa, atumva sheri wanjye ndamukumbuye cyane, ndumva atari njye ndi burote mpageze, gerageza wihute, ihutisha imodoka rwose kuko ndamukumbuye cyane.
Ibi rero bibabaza Paul ku buryo akomeza kugenda ari gutekereza kuri anko we, atari kuba koko anko namukoze iki ku buryo atwara ibintu byanjye byose. Reba n'uyu mukobwa nari nikundiye nawe rwose yaramuntwaye, dore ko aba ari kumurebera nyine muri retroviseri maze akabura amahoro. Ahari aba yumva yamubwira ati ndagukunda, ariko ntabwo biba byashoboka kuko nyine anko we aba yaramutanze kubivuga. Baragenda rero maze nyine bakagera mu rugo. Bakigera rero mu rugo kwa anko wa Paul bahita basanga nawe yaje, ahita asohoka maze akaza agahobera Sophie akamuterura bagasomana, maze Paul akabura ahantu areba dore ko nyine ari nawe utwaye varize ya Sophie. Anko rero wa Paul arakebuka yamureba akabona uyu muhungu ari kubareba kandi abareba nabi, ahita amubwira atumva ihute jyana ibyo bintu mu nzu, ubundi uhagaze ureba iki? Naho Paul agenda n'ubundi amaso yanze kuva kuri Sophie, akomeza nyine amwitegereza areba ko uyu mwanya niba ibyishimo barimo ari we wakabaye ari kubibanamo na Sophie, ariko nyamara anko we akaba yarabumutanze. Aragenda rero akajya mu cyumba maze akabura amahoro, araryama akigaragura ku buriri, dore ko kandi hari no mu masaha y'amanywa ntabwo rwose kiba ari igihe cyo kuryama. Gusa nyine abura icyo gukora, akabura icyo atekereza, akabura mbese abura icyo afata, agatekereza ko noneho uyu mukobwa aje kuba nyine muri runo rugo, maze akumva ntabwo rwose azi ahantu azajya yihisha ahari kugira ngo ye kubona ibyo anko we na Sophie baba barimo, dore ko yagiraga ishyari ryinshi cyane, yarabafuhiraga ku buryo yabaga yumva yenda guturika umutima. Nyamara Sophie na anko wa Paul bo baba bibereye mu rukundo, dore ko nubwo baba bari muri salo nyine anko wa Paul ari kubwira Sophie ati nari ngukumbuye, numvaga neza neza wagira ngo umaze nk'ikinyejana cyose. Naho Sophie atari ko n'ibyumweru 2 gusa. Naho rero anko wa Paul atari ko ibyumweru 2 kuri njyewe bisa naho rwose ari ikinyejana cyose umaze uri kure yanjye. Tekereza ko numvaga rwose ntagihumeka, uzi ko maze kubibona ko ari wowe mwuka mpumeka. Naho rero Sophie aseka ati nuko nanjye nari ngukumbuye, ariko nyine ubu noneho naje kandi ntabwo nongera kugenda, ndahari wese ubu nyine ninjye nawe, ubundi tukenjoyinga nyine bigashira kera. Dore ko baba bari no kubivuga nyine bakomeza bahoberana, baba bagihagaze bataranicara bari guterana nyine imitoma. Sophie rero we nta gitekerezo aba afite ku rukundo Paul aba amukunda, ntabwo rwose aba yarigeze amenya ibyabaye, dore ko ataba anazi isano riri hagati ya Paul ndetse n'uyu mugabo baba bari gukundana, kuko abazi ko nyine ari umukozi we ushinzwe gutumwa nyine ahantu aho ariho hose. Sophie rero uba wibereye mu byishimo nyine, ndetse n'uyu mugabo baba bakundana aba ari kumubwira atari ko n'ukuri ubutaha ndashaka ko tuzoroganiza gusohokana twembi, maze tukajya nk'ahantu tukaryoshya tukamarayo nk'iminsi 2 cyangwa 3, ugasohoka nyine hano hantu utajya usohoka. Naho rero anko wa Paul ati hanyuma se uko ko ndamutse ngiye ninde wasigara kuri business zanjye? Njyewe ubundi ntabwo nyine ibintu byo gutembera mbikunda. Sophie ati nyine uwo munsi rwose uzigomwe iminsi 2 cyangwa 3 wasanga nta kintu cyabaye, maze tukagenda tukaryoshya, nawe ukaruhuka mu mutwe. Rega uba ukeneye kuruhuka, uzi ko nyine uhora muri business gusa, nta mwanya n'umwe ujya ugeraho kuruhuka. Naho rero uyu anko wa Paul ati nta kibazo sheri, nzabitekerezaho, urabizi nyine ntacyo wansaba ngo nkikwime. Naho rero Sophie ahita amusoma ku itama ati rwose ndishimye cyane kubera yuko ndamutse ndi kumwe nawe noneho naryoherwa kurusha. Nyuma y'iminsi rero anko wa Paul ndetse na Sophie baba bari ku meza bari gusangira, maze anko wa Paul akababwiye Sophie ati ariko sheri, ntakubeshye rwose ndambiwe ibi bintu byo kukubona ugenda wongera ugaruka, ndifuza ko nzajya mbyuka buri gitondo nkubona, ndetse najya kuryama nkaryama ari wowe maze kubona. Ubwo rero rwose ibi bintu ndabirambiwe, ndifuza ko uba hano kandi ukahaguma, sinifuza kuzongera kugenda ukundi.
naho rero Sophie ati ariko nyine ngomba kuza nongera ngenda kuko ntabwo jyewe nawe turakora ubukwe, ubwo rero ntabwo nahaba burundu. Anko rero wa Paul ati nicyo gihe rwose, gukora ubukwe se wagira ngo ni ibintu bigoye? Ahita rero akora mu mufuka maze akabazanya impeta ati wakwemera se kumbera umugore? Naho rero Sophie ahita atega ikiganza maze uyu umupapa nyine akaba amwambitse iyi mpeta. Sophie arayitegereza ati iyi mpeta ishobora kuba ihenze cyane, uzi yuko ndi kubibona ko ikoze muri diyama. Naho rero uyu mupapa atumva none se urakeka nyine iyo mpeta yaba iciriritse, umuntu ngiye kuyambika nawe ntabwo aciriritse, ndetse kuri wowe nta kintu na kimwe gihenze rwose nabona cyo kuguha, ukwiriye ibyiza gusa. Sophie rero ahita amubwira ati yego rwose ndabyemeye, kubera ko nanjye ndumva rwose ari inkuru nziza kuri jyewe. Bahita rero bahoberana nyine, maze Sophie akaguma yireba ati iyi mpeta irambereye, ati noneho ikiganza cyanjye rwose sinzongera kukibika, ahubwo reka nze mpamagare wa mukobwa w'inshuti yanjye mugezeho aya makuru kuko ndashyushye neza neza ndanatogose. Naho rero Uncle Paul ahita amubwira ati nta kibazo rwose mubwire nyine iyo nkuru. Naho Sophie ati bishatse kuvuga ko rero ubu ngomba gutangira gutegura ubukwe? Naho Uncle Paul ati nta mpamvu yo kwirushya, uzahamagare nyine umuntu wo kubutegura, amafaranga arahari tuzamwishyura, wowe rwose nta kintu na kimwe kigomba kukugora mu mutwe. Bombi rero bahita bishima maze nyine bagahita bakomeza gufata amafunguro. Naho rero Paul uba urebera ibi bintu kure, dore ko rwose buri gihe yabaga ari ahantu kure ariko ari kwitegereza ibiba, ntabwo yajyaga akura amaso kuri Sophie. Uyu munsi rero abona ko bamwambitse impeta, maze noneho agahinda kakenda kumwica, aba ari gutekereza ati byanze bikunze noneho Sophie ndamubuze burundu, yaba n'ubundi nari ngitekereza ko hari n'aba ngifite amahirwe, ariko ubu birarangiye kuko rwose bamaze kumwambika impeta ndetse bagiye no gukorana ubukwe. Gusa nyine aba ababaye, aba yumva ibi bintu bimuteye agahinda, aba yumva nyine atazigera ababarira uncle we ku bintu byose yamukoreye guhera kera kose kugeza uyu munsi. Aragenda rero akicara hanze akigunga, aba yumva nyine nta jambo na rimwe ashaka kuvuga, aba yumva nta muntu n'umwe ashaka kubonana nawe, kubera yuko aba abona urukundo rwe rwose ruri kugenda rumucika. Paul rero agahinda gakomeza kumwica, maze akongera agahaguruka agasubira mu nzu, agenda akajya mu cyumba cye maze agatangira gukubita ingumi ku bikuta ati ndumva uncle wanjye kereka amufashe mu ijosi nkamuniga maze nkamuheza umwuka, kubera yuko ari kubaho rwose ubuzima bwanjye nakabaye ndiho, ari kwenjoyinga mu mafaranga y'ababyeyi banjye, keretse nyine wampa ibimenyetso maze rwose nkamujyana mu nkiko nkerekana yuko ari we wabashije kwiba imitungo y'ababyeyi banjye, akaba ari kubaho ubuzima bwanjye. Noneho ikirenze kuri ibyo agiye gukora ubukwe n'umukobwa nkunda, umukobwa w'inzozi zanjye niwe bagiye kubana. Ndumva ntazi ikintu namukorera, gusa nyine kereka icyampa nk'imbaraga maze nkaba namuniga. Aba ari gutekereza ibi byose nyine ubona afite umujinya wamurenze, ku buryo rwose uba ubona yabuze kontorore neza neza, nuko nyine aragerageza gahoro kugira ngo abe yakwifata, ariko nyine umujinya uba wamurenze. Nyuma rero y'amasaha Uncle Paul aba yagiye ku kazi, naho rero wa mushuti wa Sophie aza kumureba nyine yashyushye, agitunguka rero bahita bahoberana maze agahita afata ikiganza cya Sophie ati ntakubeshye ntabwo nari nzi ko ibintu byanyu biri serious bigeze aha, gusa nyine bakwambitse impeta nziza, ikigaragara cyo uri umukobwa w'umunyamahirwe, uzi yuko neza neza ari we mukobwa uzajya ugenda mu mafaranga ukaryama mu mafaranga. Naho rero Sophie atumva Imana ibyumva, ahubwo ibyo bintu mvuze ndashaka gukomeza kubyumva, amafaranga nzajya nyagendamo nyaryamemo, mbese nzajya nanayiyorosa nanayisasire. Naho uyu mukobwa w'inshuti rero ahita aseka ati gusa nizere ko ubukwe bwanyu butazabera muri kino gihugu. Naho Sophie ati hoya ntabwo rwose bwabera muri kino gihugu, ubukwe bwacu aha rubanza buzabera nko mu bwato nko ku nyanja cyangwa se nko mu ndege tukaba ariho tubukorera, simbizi nyine ariko numva
ubukwe bwacu bugomba kuzaba ari igitangaza, dore ko nyine amafaranga atari n'ikintu kibuze hano. Muri kano kanya rero Sophie ahita yibuka ko atigeze yakira nyine umushyitsi, maze agahita ahamagara Paul ati Paul ngwino hano ngutume. Ahita rero amubwira ati genda uzanire umushyitsi icyo kunywa, dore ko nyine uyu mukobwa w'inshuti ya Sophie ahita avuga ati ndashaka kunywa akawayini nyine akeza kari hano muba ariko mumpa. Paul rero akimara nyine kujya kuzana iyi juice, uyu mukobwa w'inshuti ya Sophie ahita amubwira ati hoya ntumbwire se, uru rugo se rubamo abatipe beza gutya? Uyu se we kandi ni uwa hehe? Uyu mutipe ndamubonye nyine mpita numva mvuye rwose mu byanjye. Sophie rero aba ari kwitegereza nyine uyu mukobwa w'inshuti ye uburyo rwose abona yakunze Paul, naho uyu mukobwa akomeza amubwira atumva ati uyu musore ni bogari, noneho ukuntu atuje, noneho reba ukuntu yubatse umubiri, ubundi nyine aba nibo batipe b'inzozi zanjye. Naho rero Sophie ahita amubwira atumva manura ibirenge rwose wongere ukandagire hasi kuko ndabona uri kuguruka. Uyu musore ni umukozi, niwe nyine ushinzwe gutwara amakuriye ya sheri wanjye, urumva ko rero ntabwo rwose ari umusore w'inzozi zawe. Naho rero uyu mushuti wa Sophie atumva oya rwose uramponda sinoga, ahubwo nyine ndashaka kumuvugisha. Naho rero Sophie ahita amubwira ati hoya ntabwo aricyo kikuzanye, wari uzanywe no kugira ngo tuganire, ubwo reka tuganire nawe, ntugakunde rwose abasore badafite ikintu basobanuye. Mu kanya rero Paul nyine abazanye za juice, maze yasubirayo uyu mukobwa agakomeza akamwitegereza, aramureba amaso hafi gutakara, maze Sophie akamushyira ikiganza mu maso ati garuka rwose nawe ntukansebye. Hashira iminsi rero, maze Sophie akabwira nyine anko wa Paul ati uratekereza ubukwe bwacu twazabukorera he? Naho rero anko wa Paul ati aho ushaka hose rwose nta kibazo, niyo washaka mu kirere icyo wakwifuza cyose urabizi nagikora. Naho Sophie ati ariko ko nyine mbona imyiteguro y'ubukwe irimbanyije, nyamara tukaba tutaragera iwacu, nta muntu n'umwe ukuzi, ndetse nanjye nturanjyana mu muryango wawe, nta muntu n'umwe unzi, tuzakora ubukwe gute tutaramenyana hagati y'imiryango yombi? Naho rero anko wa Paul ati oya ntuhangayike, ababyeyi bawe nzajya kubareba, ndi kwitegura rwose, gusa nyine nta kibazo, reka tubanze twitegura ubukwe, nzajya kubareba nta kibazo, twegereje no gutanga inkwano, ntuhangayike tuzabikora na famiye yanjye kandi nicyo gihe nyine uzajya kuyirebera, ibyo rwose nta kibazo, bapfa kuba babizi ko uhari, nanjye kandi famiye yawe ibizi ko mpari, ndakeka nta kindi kibazo. Ibintu byose rero ushaka mu bukwe rwose uzabitegure nta kibazo, uzategura ikanzu wumva ushaka, ndetse utegura ahantu wumva ushaka ko buzabera, buri kintu cyose wifuza mu bukwe, urabizi amafaranga ndayafite kandi ngomba kugushimisha, nzagukorera rero buri kimwe cyose wifuza. Umunsi umwe rero aba ari mu masaha y'igitondo, Sophie aba ari kwitegura ngo ajye ku kazi, maze yajya gufunga ikanzu aba amaze kwambara bikamunanira rwose kuyifunga. Aragenda rero agahamagara Paul, maze akamubwira ati ngwino umfungire. Paul rero araza akayimufungira, maze agahita ahagarara agakomeza akamureba ahagaze nk'irobo. Naho rero Sophie arahindukira akabona uyu musore ari kumureba mu buryo butangaje, ahita rero yiruka asubira mu cyumba, aba nyine atangajwe n'ukuntu abonye Paul yari ari kumureba. Naho rero Paul kwihangana biranga, maze akajya kureba umusore w'inshuti ye aba abitsa nyine amagambo yose, aragenda akamubwira atumva ntakubeshye, iriya nzu ngiye kuzayisariramo neza neza, uzi kubona umukobwa ukunda, umukobwa w'inzozi zawe, umukobwa ukunda n'umutima wawe wose ari mu biganza bya anko wawe, noneho ikindi uzi kuba umeze nk'umukozi, umeze nk'umucakara mu rugo rw'ababyeyi bawe, mu nzu yakabaye ari iyawe no mu mafaranga yakabaye ari ayawe, ariko wowe ukaba umeze nk'umucakara, bagucunaguza, bagutuka, bagufata uko babonye. Uyu musore w'inshuti yari ahita amubwira ati Paul ni ukuri gerageza wihangane,
ndabyumva rwose ntibyoroshye, ariko ubu nyine muri kano kanya uriya mukobwa yamaze kuba umukunzi wa anko wawe kandi ntacyo wabikoraho. Paul ati nyine kumwikura mu mutwe byaranze, kubera ko uriya mukobwa bamunkuye mu biganza neza neza, kubera ko nanjye namwiboneye bwa mbere, maze nshatse nyine no kuza gufata nimero anko wanjye abateye intambwe aba aramuntwaye, yamunkuye mu biganza neza neza. Rero kumwikura mu mutwe ntabwo ari ibintu byoroshye rwose. Uriya mukobwa noneho kubera ukuntu mubona buri munsi, nawe urabyumva ko ntamwibagirwa. Naho rero uyu musore w'inshuti ye atumva rero nkubwire, njyewe inama nakugira ni imwe, wowe umwanya wawe wose wushyire mu gushaka ibimenyetso byo kwerekana ko nyine anko wawe ari we watwaye imitungo y'ababyeyi bawe, naho ibindi byose ubyihorere. Paul ati byose mbirimo, ariko ndakubwiza ukuri, ngiye guta umutwe neza, ngiye gusara, kwihangana bitangiye kugenda binanira. Uyu rero umushuti wa Paul aramubwira ati ariko ni ukuri anko wawe nta mutima agira toya. Paul ati cecekere, ntabyo uzi rwose, nibaza niba yararemwe cyangwa se yari ikivejuru maze bikanyobera, kuko uba ubona nta bumuntu afite habe na gatoya. Uyu munsi rero Paul arataha, ariko agasezeranya uyu musore w'inshuti ye ko agiye gushaka uburyo bwose yazinjira mu cyumba cya anko we kugira ngo arebe nibura ko hari ibimenyetso yahakura. Umunsi rero wakurikiye, Sophie arabyuka maze agasanga Paul mu gikoni, aramubwira ati uyu munsi ndashaka kuza kumperekeza ku isoko. Naho Paul ati none se sinajyaga mbona ukunda kwijyana kugira ngo uhitemo ibintu byose ushaka ku giti cyawe. Naho rero Sophie ahita amubwira ati yego n'ubundi niko bimeze, ndaza rwose kubyihitiramo, ariko ndifuza yuko twajyana, ndumva rwose nkeneye ko twaba turi kumwe. Paul rero biramushimisha maze akamwenyura, abwira rero Sophie ati ndabyishimiye cyane rwose, nta kibazo ndaguherekeza. Paul kano kanya aba ari guseka, ari gutekereza ati ahari namarana umwanya nawe turi kuganira, nabyo rwose byanshimisha. Baragenda rero bakajya ku isoko nyine, bagenda baganira batera story baseka. Ni nabwo bwa mbere Paul aba amwenyuye kuva yahura n'uyu mukobwa, kubera ko nibwo bwa mbere aba abonye umwanya wo kuba baganira ari bombi babiri. Bava ku isoko rero maze Sophie akabwira Paul ati ahubwo ndifuza ko nyine twanafatanya gutegura amafunguro. Ibi bintu rero bishimisha Paul, ubusanzwe ubundi ateka rwose ari wenyine, maze akamubaza ati none se shiri wawe nagusanga mu gikoni ntari bumerere nabi? Sophie ati hoya, njyewe nkunda gukora imirimo yo mu rugo, kubera ko rega ni n'imirimo nyine y'umugore kandi uru rugo ruri hafi kuba urugo rwanjye, ubwo rero nta kibazo kuba rwose nakora imirimo yo mu gikoni. Bajyana rero mu gikoni maze bagatangira gutegura nyine amafunguro. Mu kanya gato rero Paul atekereza ko rwose nubwo ari mu bihe bye byiza kubera ko ari kumwe n'uyu mukobwa, ariko nanone ari nacyo gihe cyiza cyo kuba nyine yaprofita kano kanya maze akaba yakwinjira mu cyumba cya anko we. Ahita rero yigira nk'umuntu nyine witemye urutoki maze akitatsa cyane. Uyu mukobwa rero Sophie ahita amubwira ati komera, maze akaza akamuhuhira ku rutoki, agatangira nyine kumuhuhiraho. Ahita amubwira tumva noneho byihorere, ibisigaye ndabyitegurira, genda nyine ube wiyicariye muri salo nta kibazo. Paul rero aragenda maze agahita ajya kwinjira nyine mu cyumba, aragenda agasaka ahantu hose, akareba nyine mu dutiriwari tw'igitanda turi aha hose, akareba muri buri kintu cyose kiri aha kugira ngo arebe ko hari ikimenyetso nyine yabona. Mu kanya rero abona flash disk, ahita rero ayitwara maze akajya kuyishyira kuri mashine ye kugira ngo nyine arebe. Akireba abona hariho amakuru rwose ashobora kumufasha. Ahita ahamagara rero wa musore w'inshuti ye maze akamubwira ko hari flash disk yabonye. Bahita rero bayishyira nyine umuntu uba ubisobanukiwe cyane kugira ngo abarebere niba bihagije kuba rwose ibi bimenyetso byatuma ajyana anko we mu nkiko. Ku rundi ruhande rero anko wa Paul yitaba nyine telefone, aba yicaranye na Sophie muri salo
maze bagahita nyine bamubwira ibintu Sophie ataba ari kumva. Naho rero Uncle wa Paul ahita asubiza umuntu uri kumubwira kuri telefone ati none se ntabwo mwakwihangana maze nkazaza nka nyuma y'ibyumweru bibiri. Naho rero uyu muntu uri kuri telefone nyine abwira Uncle wa Paul ati oya ntabwo bishoboka, urakenewe rwose byihutirwa. Uncle wa Paul rero ahita ababwira ati nta kibazo, ubwo nyine ejo mu gitondo ndabyuka nza nta kibazo. Ava kuri telefone maze Sophie agahita amubaza ati none se sheri ko numvise uvugira kuri telefone nkaho ufite urugendo bimeze bite? Naho rero Uncle wa Paul ati ngomba nyine kujya mu rugendo rw'akazi byihutirwa rwose. Naho rero Sophie ati ariko nizere ko tuzajyana, ubu se wansiga muri iyi nzu njyenyine, irungu se ahubwo narikira. Naho rero Uncle wa Paul ati hoya ntabwo twajyana, ntabwo rwose nifuza kunanirwa, guma hano ukomeze ukurikirane ibya hano, ubwo nanjye ntabwo nzatinda, nzabanguka rwose, nyine wowe ugomba kuguma ku rugo ntabwo twabasha kujyana, ikindi kandi najya njya mu kazi maze ugasigara wabuze icyo ukora wabihiwe, ibyiza ni uko wigumira hano. Naho rero Sophie ati ariko ni ukuri nzagukumbura cyane, ndumva rwose irungu ritangiye kunyica. Ati ariko reka nta kibazo mpamagare wa mucuti wanjye maze aze dusigarane mu gihe udahari. Naho rero Uncle wa Paul ati nta kibazo rwose, niba ari byo byakumara irungu umuhamagare aze musigarane nta kibazo, humura nzagaruka utaranabona ko rwose natinze, nzabanguka ntugire ikibazo. Buracya rero mu gitondo maze Sophie agategura nyine akavarize ka Uncle wa Paul maze akamuherekeza. Bagera rero ku modoka, Uncle wa Paul agahobera Sophie ati nanjye rwose ndumva ntangiye kugukumbura, gusa nyine wiyiteho nanjye nzajya nguhamagara, gusa nyine uzajya urindira ko nguhamagara kubera ko inama nzajya mba ndimo ntabwo zanyemerera gufata telefone umwanya uwo ari wo wose, ubwo nizajya mbona umwanya ninjye nzajya nkwihamagarira, wowe nuzajya unkenera uzajye unyandikira message, ninyibona nzajya mpita nguhamagara. Sophie ati nta kibazo rwose, nubwo bigoye nyine kutaguhamagarira igihe cyose mbishakiye. Basezeranaho rero maze nyine Sophie agasubira mu nzu. Mu mwanya muto rero wa mukobwa w'inshuti ye nyine abaje kugira ngo basigare kandi baganira. Naho rero ku rundi ruhande Paul we nyine aba ari umwanya mwiza agomba kubyaza umusaruro, kubera ko Uncle we aba adahari, kino gihe aba agomba kugikoresha neza kugira ngo ashake ibimenyetso nyine bishinja Uncle we ko ari we wamutwariye imitungo. Uyu mukobwa rero w'inshuti ya Sophie ahita ahamagara Paul ati ngwino untwaze aka kavarize mu cyumba cyanjye. Naho Sophie ahita yitambika ati hoya Paul byibure nta kibazo ndamutwaza. Naho rero uyu mukobwa w'inshuti ya Sophie ati ariko se waretse wowe akantwaza hari ikibazo, ariko ubundi wabaye uti? Naho Sophie ati hoya ndabyitwarira. Ahita abwira rero Paul ati igendere nta kibazo rwose, subirire mu kazi kawe. Naho rero akimara kugenda uyu mushuti wa Sophie ati ariko wowe kubera icyo udatuma nivuganira n'uyu musore, ntabwo ubona ko nyine mba nshaka kumwiyegereza? Naho Sophie ati nibyo ntashaka nyine, ntabwo rwose mbishaka. Uyu mukobwa rero ati none se utabishaka hari ubwo ari umukunzi wawe, ntumbwire ko kandi nawe umukunda, kubera ko n'ukuntu umureba mbona wagira ngo uramukunda. Naho rero Sophie ati nyamara wagira ngo rwose ujya usara, njye se nkunde umusore kandi mfite ubukwe, cyangwa urabyibagiwe ko mfite ubukwe ejo bundi? Ntabwo rwose byashoboka, nawe uri gukabya, ariko nanone ntabwo nshaka ko ukundana n'uyu musore. Ndakuyobewe se, ndakuzi imico yawe, ndabizi ukuntu uhora ufatafata wongera urekura. Ntabwo rero nifuza ko watesha umutwe Paul, dore ni umusore witurije, ntabwo rwose ibyo by'abakobwa ajya abijagararamo. Ndakuzi rero umujagararo wawe, witesha umutwe rwose uriya mwana w'umuhungu. Naho rero uyu mukobwa ati ubundi se urinda umugirira impuhwe waramubyaye? Ndeka rwose, ndeka twikundanire. Naho Sophie atumva ntabyo nshaka rwose habe na gatoya. Mu kanya gato rero Paul nyine
aprofita bari kuganira maze akaba arongeye kandi yinjiye mu cyumba cya anko we kugira ngo arebe niba hari ikindi kintu nanone yabonamo. Akiri gushakisha ahita yumva urugi ruvuze maze yareba agasanga ni Sophie winjiye. Sophie ati uri gukora iki muri kino cyumba? Naho Paul ati nari naje kugutunganyiriza, nari naje rwose kugusasira. Sophie ati ariko urabizi ko dufite nyine umukozi ubishinzwe ibyo ngibyo. Naho Paul ati ariko nanjye ngomba kubyitaho kubera yuko nyine ni njyewe mugomba kureba niba byakozwe neza. Sophie ati urakoze cyane nta kibazo, ngaho nyine igendere. Naho rero ku rundi ruhande wa musore nyine w'inshuti ya Paul aramuhamagara akamubwira ati wa muntu twashyiriye ya flashe yambwiye ko yego rwose iriho amakuru yerekana ko anko wawe ari we nyine wagutwariye imitungo, ariko nanone ntabwo ari amakuru ahagije, hakenewe nyine ibimenyetso bifatika kubera ko biriya nyine urabona ni amadosiye. Ashobora kuyihakana rero akavuga ko rwose ari byo nyine twahimbye atari ibya nyabyo. Ubwo rero urumva ko nyine hakenewe gihamya zifatika. Paul rero ahita amubwira ati ni ukuri ndi kwibaza noneho aho rwose ibyo bimenyetso nzabikura, ariko nta kibazo ntabwo ngomba gucika intege, ndakomeza gushakisha nshyizemo imbaraga ku buryo byanze bikunze ngomba kuzabona ibimenyetso rwose. Ndifuza kubona iriya ngirwa anko yanjye iri muri gereza kubera ko ntabwo nshaka kumubona ari kwidegembya n'ibintu yakoreye ababyeyi banjye. Gusa nyine kandi iyi minsi Paul aba agerageza rwose kwita kuri Sophie mu gihe nyine anko aba adahari, aba amuha keya, akamutegurira agacyayi, akamuzanira amafunguro ku gihe, akamuganiriza. Mbese uyu mukobwa aba ari gutangira rwose kwiyumvamo Paul nyine ko ari umwana mwiza cyane ndetse amuba iruhande. Gusa nyine nanone Sophie aba ahamagara anko wa Paul maze telefone nticemo, biba byumvikana nyine ko ijimije. Arabikora iminsi myinshi telefone ikanga neza neza, ni ukuvuga ko kuva yagenda baba bamaze iminsi batarongera kuvugana. Sophie rero aba yibaza ikintu nyine cyabaye maze bikamuyobera. Umunsi umwe rero abaza Paul ati ariko kubera iki bosi wawe muhamagara nimero ye nticemo, nta yindi nimero ye wagira? Naho rero Paul ubuze ukuri cyane rwose, ubuze neza ko uyu mugabo yagiye kureba umugore we n'abana ariyo mpamvu atitaba kuri telefone, aramubwira ati ihangane, ubwo wabona nyine yaragiye mu kazi ahantu hatari netiwaka, hari ahantu ajya gukorera hataba netiwaka habe na gatoya, gusa buriya nayibona azaguhamagara. Ibi rero bituma nyine Sophie yongera gusubirana agatima maze agatuza, akumva ko nyine nta kibazo kuko rwose ubundi aba ahangayitse cyane. Nyamara mu by'ukuri anko wa Paul aba yagiye kureba nyine umuryango we, aba ari kumwe n'abana be batatu ndetse n'umugore we. Niyo mpamvu bakwiyeho telefone kugira ngo uyu mukobwa ataba yamuhamagara. Paul rero ibi bintu rwose biba biri kumubabaza. Nanone aragenda akajya mu cyumba akibaza atari ku wundi anko wanjye kuki ari umuntu mubi, ari gukina n'amarangamutima y'uyu mukobwa nyamara afite urugo n'abana. Ndi kwibaza ukuntu bizagenda. Ese ubukwe bazabukora gute? Bazabukorera hehe ku buryo nta muntu wo mu muryango we n'umwe uzabimenya? Uretse ko se ubundi nacecetse nta kintu na kimwe nshaka kuvuga, ubundi mbishatse sinabibwira rwose umuryango we, ariko nyine noneho yanyica neza neza. Ikindi kandi nabananisha imigambi yanjye yo kugira ngo nyine nisubize ibyo yatwaye ababyeyi banjye. Ibi byose ni ibyanjye, yabaye amafaranga yaba iyi mitungo, ngomba rero kubyisubiza uko byagenda kose. Umunsi umwe rero Paul aba ari mu gikoni ari gutegura amafunguro ya mu gitondo, maze Sophie akamusangayo ahita amubaza ati none se ugiye gutegura iki? Naho Paul ati ngiye kugutegurira ibya mu gitondo biryoshye kurusha ibindi kubera ko ngomba kukwitaho nyine. Uyu mukobwa rero ahita amubwira ati ariko ni ukuri uri umwana mwiza cyane, noneho rwose uburyo unyitaho nabyo rwose birandenga, ni ukuri warakoze kunyitaho. Naho rero Paul
ati ni inshingano zanjye ngomba kubikora kugira ngo ngushimishe. Uyu mukobwa rero amumera nk'uwikanzemo, maze Paul nyine agahita yigarura ati nyine barabintegetse ko ngomba kugushimisha uko byagenda kose, ngomba kugukorera ibyo ushaka byose. Sophie rero ahita amubwira ati ariko uzi ko neza umuntu akubonye yagira ngo uri umusizi. Naho rero uyu musore ati jyewe se, ati reka rwose ibyo bintu se wagira ngo ndanabizi. Naho Sophie ati noneho tekereza ko njyewe nyine ndi umusizi, uzi yuko se rwose mbizi gukora ibisigo. Naho rero uyu musore Paul ati hoya se kandi mbabarira umbwire, none se mvugira nka gatoya twumve. Naho rero uyu mukobwa ahita atangira kubwira nyine Paul ati mu maso yawe iyo nkwitegereje mbona urukundo, amagambo yawe ndetse n'urukundo rwawe nibyo bituma nyine ngira inseko mu maso hanjye, ndetse nibyo bituma bigaragara ko rwose mfite ibyishimo, uri byose byanjye, ndagukunda kandi nawe nkunda uko nkunda. Ni agasigo nyine bari kumubwira. Naho rero Paul aba yatwawe wese ari kwitegereza uyu mukobwa, ndetse rwose ibyo guteka yabiretse. Uyu mukobwa rero akomeza amubwira ati iruhande rwawe niho nifuza kuba, ndetse ijwi ryawe niryo nifuza kumva, mu gituza cyawe niho nifuza kuba ubuziraherezo. Ni ukuri iyo ngutekereje mpita numva rwose nifuje nyine kukuba iruhande ibihe byose, kubera yuko urukundo rwawe nirwo rwonyine nifuza. Paul rero aba ari gutera intambwe aza yegera Sophie, rwose uba ubona bagiye nko gusomana, bamaze kwegerana bishoboka byose. Wa mukobwa rero w'inshuti ya Sophie ahita yinjira, maze bagahita batandukana, bose ukabona nyine baragarutse, baba bameze nk'abari bibuze ukuntu. Naho rero uyu mukobwa ahita ababwira ati nizere ko nta kintu kidasanzwe naba mpagaritse. Naho nabo rero bati hoya nta na kimwe rwose, kuko turi kwitegurira amafunguro, gusa nyine we hari icyo aba yabonye mu by'ukuri. Uyu mukobwa rero w'inshuti ya Sophie ahita nyine abwira Paul ati ndumva nshaka kugufasha gutegura amafunguro. Naho rero Sophie ati hoya rwose, ahita amufata ukuboko ati ngwino tugende ujye kubunganiriza. Ntabwo nyine aba ashaka yuko asigarana na Paul. Baragenda rero bagera muri salo, maze uyu mukobwa akabwira Sophie ati ariko Sophie, uzi yuko neza nabyiboneye ko ukunda uriya musore, niyo mpamvu buri gihe uhora umbangamira wanga yuko namuvugisha. Tekereza ko nsanze mwari mugiye gusomana neza neza, mwari mufatanye haburaga gato cyane. Sophie ati hoya rwose warebye nabi, ahubwo wabona hari ikintu wanyweye kiri gutuma utareba neza. Urumva se byashoboka? Kandi mu by'ukuri njyewe mfite ubukwe vuba. Naho rero Sophie mu mutima we aba ari gutekereza neza ko rwose nawe yumvaga agiye gusomana n'uyu musore, kandi yumvaga nta kintu kiri bubibuze. Ku rundi ruhande rero Paul nawe aba ari kumwenyura, atekereza nyine amagambo uyu mukobwa yari ari kumubwira, nubwo yayamubwiraga amubwira ko ari nk'agasigo ari kuvuga, ariko we aba abifata nk'aho ari ibya nyabyo nyine. Uyu mushuti wa Sophie rero we akomeza kumubwira ati ndakubwiza ukuri, njyewe rwose ndi umuntu mukuru kandi nzi ubwenge, ibyo nabonye nabibonye, icyo nzi cyo uriya musore uramukunda, ni nayo mpamvu kandi wanze ko njye nawe twakundana. Sophie ati reka ibyo tubyihorere, reka nyine twiganirire ibindi, iyo sije reka tuyihorere. Uyu munsi rero wa mukobwa w'inshuti ya Sophie aramubwira ati rero mfite gahunda ejo, ngomba kuzajya kureba ababyeyi banjye, ntuzamperekeza se? Naho Sophie ati hoya rwose ntabwo nzaguherekeza, nzaguma hano. Uyu mukobwa rero ahita amubwira ati ni ubwa mbere mu buzima udashatse kumperekeza, ubu se uzaguma uri wenyine ko n'ubundi sheri wawe adahari? Naho Sophie ati hoya ntabwo ahari rwose, ariko ntabwo tuzajyana. Uyu mukobwa rero ahita amubwira ati nyamara ndi kugukeka amababa rwose, urashaka se kuzasigarana na Paul muri mwenyine? Naho rero Sophie ahita amucecekesha ati ariko wajya uceceka, uba wumva ibintu uri kuvuga koko? Wowe se ntabwo biba biguteye isoni? Naho rero uyu mukobwa w'inshuti ye ati nyamara rwose ndakubwiza ukuri ndagukeka amababa. Buracya rero mu gitondo uyu mukobwa nyine akitegura, Sophie rero aramuherekeza, maze nyine bagera muri salo ubwo baba bavuye mu cyumba. Uyu mukobwa ahita abwira Sophie ati hanyuma se Paul ari hehe ngo aze nyine antware,
ko nyine agomba kumperekeza nubwo wowe wabuze umwanya. Naho rero Sophie ati hoya ntabwo rwose ari buguherekeze, fata urufunguzo rw'imodoka witware kuko n'ubundi uzi gutwara. Naho rero uyu mukobwa ati none se kubera icyo uri kwanga ko ntwara, ntabwo ari se ariko kazi ke? Sophie ati hoya afite ibintu byinshi byo gukora hano ku buryo rero atahava ngo agende. Uyu mukobwa ahita abwira Sophie ati nabikubwiye nyamara rwose ndi kugukeka. Sophie ati ni akazi kawe, ndakuzi nawe nyine ukuntu uba wakomeje ibintu kandi bidakomeye. Uyu mukobwa rero ahita yigendera akamubwira ati ubwo nyine ntabwo nanjye nzatinda. Uyu munsi rero mu masaha y'ijoro Sophie ahamagara nyine onkle wa Paul, maze n'ubundi akumva telefone ntabwo icamo. Agerageza no gushaka ikintu yakora ariko akakibura. Aba yumva nyine yumva atishimye, aba yumva rwose atazi ukuntu ameze. Ahamagara rero Paul kuri telefone maze akamubwira ati nsanga mu cyumba nkubwire. Paul rero araza maze Sophie akamubwira ati rero impamvu ngo uhamagaye ndumva rwose ntishimye habe na gatoya, nkeneye ahari umuntu wamfasha kuba nagarura ibyishimo. Ndumva nyine njye nawe twajya muri salo maze tugasangira ako kunywa, ubundi tukaba twareba n'agafilime ahari byansubiza muri mudu kuko ndumva rwose ntameze neza. Paul rero iki nicyo gihe rwose cyo gutsinda igitego, nicyo gihe kandi cyo kwegera uyu mukobwa noneho birenze. Baragenda rero bakajya muri salo nyine bakicarira kuri tapi, ubundi bagatangira gufata icyo kunywa bari kureba na filime. Mu kanya rero ako kunywa gatangira kubageramo maze Sophie akabajije Paul ati ariko se kubera icyo ukora hano ibihe byose ukaba utajya ufata ikiruhuko, ntabwo ababyeyi bawe bajya bagukumbura? Naho rero Paul abitekerezaho maze agahita amubwira ati ntabwo bajya bankumbura kubera ko njye nta muryango n'umwe ngira, ababyeyi banjye bose barapfuye, umuntu umwe ku isi nsigaranye ni uyu mu anko tubana. Naho rero Sophie ahita amera nk'umuntu ushigukiye hejuru ati none se uyu mugabo ni anko wawe? Naho rero Paul ati cyane, ati ahubwo se ko ndeba utangaye. Naho rero Sophie ati nuko atigeze abimbwira na rimwe. Naho Paul ati ubwo nyine nuko utigeze ubimubaza ariko nta birenze birimo nyine nuko bimeze. Naho Sophie ibi bintu nyine abitekerezaho maze agahita abwira Paul ati nako reka tubyihorere, reka twikomereze twirebera agafilime. Bakomeza rero gufata icyo kunywa maze mu kanya kikaba cyabagezemo neza kwikontorora bikaba byanze. Paul rero atangira kubwira nyine amagambo Sophie ati burya bwose ndagukunda kandi cyane, gusa nyine bose baba bari mu kinya nta n'umwe uba uri kumva neza. Bakomeza rero guterana imitoma ariko rwose bigaragara ko nta n'umwe ufite kontorore, maze mu kanya gato bakaba batangiye gusomana. Basinzirira rero hano mu ntebe Sophie aryamye kuri Paul, maze Paul yaza gukanguka mu masaha y'ijoro agasanga nyine basinziriye muri salo. Ahita agerageza guhaguruka maze agahagurutsa Sophie akamutwara buhoro cyane akagenda akamujyana mu cyumba akamuryamisha. Nawe rero ahita ajya kuryama nyine. Buracya mu gitondo bose baba bameze nk'aho batibuka ibyaraye bibaye, gusa baba bibuka ko nyine bahoze bari kumwe muri salo ndetse banibuka yuko basomanye icyo cyo baba bakibuka. Paul rero abwira Sophie ati mbabarire ku byaraye bibaye, twese nyine twari twanyweye akayoga kenshi. Naho rero Sophie ahita amubwira ati hoya ni amakosa ya twese kubera ko nanjye nanyweye inzoga nyinshi kubera ukuntu natekerezaga ko ahari byampa ibyishimo, gusa nyine ntabwo rwose nakurenganya. Kano kanya rero baba bari kuvugana baba begeranye cyane ndetse bari kurebana mu maso. Paul rero atangira gukora ku matama ya Sophie ati ufite umubiri utuje cyane, noneho amaso yawe ureba neza cyane, ufite amaso meza, ikindi kandi unaseka neza. Naho rero Sophie nyine aba yatuje ari kwitegereza uyu musore, maze Paul akaba aramwegereye, noneho bombi basomanye rwose nta kibi bateye kubera ko kano kanya noneho baba bameze neza, nta nzoga banyweye nta n'ikintu na kimwe cyabaye, bagasomana maze barekurana bagakomeza barebana mu maso. Paul rero abwira Sophie ati ndagukunda cyane, ndagukunda n'umutima wanjye wose.
nubwo mbizi ko utazigera uba uwanjye ariko ndagukunda kandi naragukunze guhera ku munsi wa mbere duhura, kubera ko nkikubona ninginze anko wanjye ngo ampe umwanya kugira ngo nze kugufasha, kubera ko nyine nifuzaga kuba nafata nimero yawe cyangwa se twaba inshuti by'umwihariko, gusa nyine anko wanjye yarantanze maze aba nyine aje mu buzima bwawe, gusa nyine ntabwo rwose bibujije ko ngukunda kandi nzakomeza kugukunda. Ibi rero ni ubwa mbere Sophie aba abyumvise, kuko nyine anko wa Paul aba yaramubeshye ko ari we nyine wabwiye Paul ngo naze amufashe, ngo kubera ko yabonaga ari umukobwa uri ku nzira kandi akeneye ubufasha. Kano kanya rero Sophie aba ari kugenda amenya ibintu byinshi uyu mugabo aba yaramubeshye. Gusa nyine Sophie nta rindi jambo yongeraho, yitegereza uyu musore nawe aba amaze gukunda, ariko nyine agatekereza ko bidashoboka kubera ko yambaye impeta ndetse ari gutegura ubukwe, maze agahita ahaguruka akagenda yiruka ajya mu cyumba, aragenda akagera mu cyumba cye akaguma yifashe ku munwa, maze agatangira gutekereza. Ibintu rero bitangira kumubana nyine agatogo, kuko aba ari kwibaza ukuntu ari gukunda uyu musore Paul cyane, akibaza n'ukuntu rero anko we ari we nyine bagiye gukora ubukwe, aba yibaza icyo gukora akumva rwose ntacyo azi. Naho rero Paul we aragenda maze akajya mu cyumba, nawe we nyine aba afite ibyishimo byinshi, nibura kuri iyi nshuro aba yanateye intambwe yo kubibwira Sophie ko amukunda, kuba noneho baba banasomanye bose bameze neza, nta nzoga banyweye, nabyo nyine biba ari ikintu kiri kumushimisha cyane. Aricara rero maze akavuga ati ibyo ari byo byose intambwe ya mbere nayiteye kuba nabwiye uyu mukobwa ko mukunda. Noneho aba ari kujya amwenyura buri kanya, ahamagara wa musore w'inshuti ye ati ndakubwiza ukuri ndishimye ku buryo utabyumva, mbabarira umbwire ikintu unywa, niyo tutajyana ndaguha amafaranga maze ujye kwigurira kamwe. Uyu munsi rwose ibyambayeho ni ibitangaza gusa. Amubwira byose rero ko byagenze, maze wa musore akamubwira ati gusa nyine ugomba kwitwararika, wibuke yuko anko wawe aramutse abimenye yakwica neza neza, ntabwo rwose wamuguma mu maso. Naho rero Paul ahita yongera agatekereza neza, atari kuzi ko ari byo, ati kubera urukundo ruba rwandenze ibyo byose mba nabyibagiwe. Umunsi rero wakurikiye anko wa Paul aragaruka nyine arakomanga, maze Sophie akajya kumufungurira. Akimubona rero ahita amuhobera ati ko rwose nari narakubuze, nari mpangayitse kuko telefone yawe ntabwo yacagamo. Naho rero anko we ati nyine nagize ikibazo, sharijeri yanjye nayisize hano, ubwo rero nari nabuze uko nyisharija, umuriro washizemo mbura sharijeri neza neza maze ndabyihorera, gusa ndumva mfite umunaniro wenda kunyica, mbwira rero amakuru y'ibyabereye hano ntahari. Naho Sophie ati nta makuru mashya, kubera ko nararyaga nkaryama nkabyuka nkareba televiziyo, nibyo gusa byaberaga hano. Baragenda rero bakajya mu cyumba nyine, maze anko wa Paul akajya gukuramo imyenda nyine akajya muri dushe, araza akaba agiye mu buriri. Naho rero Sophie ari gukura nyine ibintu mu kavarize aba yazanye, haba harimo n'ibidosiye byinshi, biba bigaragara ko ibi bidosiye aba bikuye mu rugo iwe nyine aho yari yagiye, biba ari ibidosiye nyine by'imitungo by'amakampani, byose aba bizanye. Naho rero Sophie ari kubikuramo nyine agenda buri byose abishyira mu mwanya wabyo, ahita amubaza atari ko se kubera iki utigeze nyine umbwira yuko uri anko wa Paul, ahubwo nyine ukambwira ko ari umwana ugukorera. Naho nyine anko wa Paul ati nabonaga atari ngombwa cyane, kubera ko nyine uriya mwana urumva nyine ni uwa mukuru wanjye, hanyuma rero nyine yarapfuye, bari abakene cyane n'ubundi ninjye nabafashaga, maze kubona rero bamaze gupfa nyine n'uriya mwana naramufashe, maze ntangira nyine kujya amufasha, ariko uriya mwana yigize ikirara, ntabwo nyine ari umwana mwiza habe na gatoya, gusa naramwihanganiye nkomeza kumuha akazi nubwo bwose nyine atari umwana mwiza. Naho rero Sophie ati ariko ni ukuri njyewe mba mbona ari umwana mwiza cyane ndetse mba mbona yitonda. Naho rero uyu mu anko wa Paul ati ntabyo uzi wowe se urumva nyine wabimenya? Ntabwo rwose wabimenya.
Sophie rero ahita amubwira ati ntacyo reka tubyihorere, gusa nyine nubwo wagize neza kuba warasigaranye uriya mwana ukamwitaho, ukibuka nyine ko umubyeyi we mwari mufite icyo mupfana, bihita binarangirira aho nyine ntibabikomeze cyane. Gusa nyine mu kanya gatoya uncle wa Paul ahita abyuka akajya mu cyumba cya Paul, ahita amufata mu ijosi atumva rero nkubwire, uzongera kubumbura uwo munwa wawe ugira ikintu uvuga, nzakuniga, nzakwica neza neza, ndabona utangiye kujya uvugavuga ubugambo, niwongera kugira ikintu ubwira umugore wanjye ndakubwiza ukuri ko rwose nzagukura kuri iyi si, kandi urabizi ko atari ibintu bigoye. Paul rero agira ubwoba maze akamubwira ati ni ukuri ntabwo rwose nzongera kugira ikintu mvuga, ni uko ntari nzi yuko kuvuga yuko nyine uriya ko wanjye ari ikosa, gusa nta kintu nzongera kuvuga. Amara rero gusohoka mu cyumba cye, maze Paul agahita atangira gutekereza ati icyo nzi cyo iminsi yawe rwose ndi kuyibarira ku ntoki, kubera ko ndambiwe kuza uniga umfata mu ijosi kandi ndi mu nzu y'ababyeyi banjye. Gusa nyine baba ari kubitekereza, ariko uncle we yamaze gusohoka. Umunsi umwe rero Sophie ajya kureba Paul mu cyumba cye, naho Paul ntabwo aba ahari, aba nyine ari hanze ariko yasize kirangaye. Sophie rero arinjira maze nyine agahita abona amafoto aba arambitse ku buriri. Aya mafoto rero arayitegereza maze agasanga uyu musore afite amafoto ye menshi, ndavuga nyine amafoto ya Sophie menshi koko, noneho hakaba hari n'amafoto ya uncle we, ariko yo agiye aciyemo imirongo, ubona nyine yaragiye ayasiribanga. Sophie rero ibi bintu arabireba maze bikamutera ubwoba. Muri ako kanya rero Paul aba yinjiye, maze Sophie agahita asohoka yiruka, naho rero Paul ahita amufata ati ibyo ubonye rwose ntabwo ari uko ubitekereza, nagusobanurira. Sophie ati unsobanurira iki? Naho Paul ati nyine ngusobanurira ibyo amafoto ubonye. Sophie ati ndifuza kumenya impamvu ufite amafoto yanjye menshi, noneho mu mafoto ya uncle wawe ukaba waragiye ucishamo imirongo, ntumbwire ko rwose ushaka kuzamwica. Naho rero Paul ati oya rwose ntabwo ndi umwicanyi, gusa hari ibintu byinshi ugomba kuzamenya kuri uncle wanjye, hari ibintu byinshi rwose utazi kandi wamenya uko ngusobanuriye. Nyamara ntabwo Sophie rwose aba ashaka kumva uyu musore, ahita yiruka. Mu kanya gato rero Paul nyine aragenda maze akamusanga nyine mu gikoni, aramubwira atumva ni ukuri ntundakarire, hari ibintu byinshi ukwiye kumenya, uzaze umperekeze maze nkwereka ahantu tujyana, uzahava usobanukiwe byose. Sophie rero uba uri kwibaza ibintu byinshi kuri iyi famiye, nawe rwose ahita afata umwanzuro wo kwemera gukurikira Paul, maze akamenya nyine ukuri kubyihishe inyuma y'aya mafoto. Paul rero akamujyana kwa wa musore w'inshuti ye, baragenda bakicara muri salo, maze Sophie ati nimumbwire rero mugire vuba nyine maze mva aha hantu. Naho Paul ahita amubwira ati rero nyine narabikubwiye ko hari ibintu byinshi cyane utazi kuri uncle wanjye. Buriya cya gihe yakubwiraga ngo agiye muri misiyo y'akazi, yari yagiye muri Amerika kureba umuryango we kuko nyine ariho uba. Naho rero Sophie ati ngo iki? Ati umuryango we, kandi yarambwiye ko umuryango we wose wapfiriye muri agisida. Paul ati nyine arakubeshya, kubera yuko afite umugore ndetse n'abana 3. Sophie ati kubera iki yambeshya ibyo bintu? Naho Paul atumva nkubwire, wowe nyine uri mushya mu gakino, uncle wanjye ubundi iryo nibyo shuri yaminujemo ryo kubeshya, ibyo nibyo bintu azi cyane rwose kandi asobanukiwe, kubera ko uretse no kukubeshya nawe nanjye yarambeshye, yabikoreye n'ababyeyi banjye ndetse abikorera buri umwe wese. Ahita rero areba muri telefone maze agahita amwereka umugore ndetse n'abana ba uncle we, ati aba ni umuryango we kandi barahari rwose, ibyo yakubwiye rero byose bifate nyine ko yakubeshye nta kuri kurimo. Paul rero akomeza abwira Sophie ati nyine mu myaka yashize uncle wanjye yafalsifiye sinyatire ya papa wanjye,
maze yiyohereza amafaranga menshi cyane ayakura ku makonte ya papa wanjye ayashyira ku makonte ye. Yumvise rero atanyuzwe kuko yifuzaga n'imitungo ye yose, maze rwose nyuma gatoya aza no kubigiramo uruhare mu rupfu rwe, ku buryo ndahamya ntashidikanya ko rwose ari we wagize uruhare mu ipfa rya papa wanjye kugira ngo ibintu byose abyiyegurire. Gusa nyine ndi hafi rwose kugera ku bimenya nabyo, maze nkaba natangira kumushinja noneho. Sophie rero ubwoba buba bwamwishe, ati oya ntabwo bishoboka, ntibishoboka ko nshobora kuba maranye iminsi n'iriya nyamaswa mu nzu, ndumva keretse uwamunyegereza maze nkamufata nko mu ijosi. Naho rero Sophie ahita abaza Paul ati kubera iki ibi bintu utabimbwiye mbere? Paul ati iyo nza kubikubwira yari guhita amenya ko byavuye kuri jye kandi rwose yari kunyica, rero nagombaga kwicecekera. Naho Sophie ati kubera iki utigeze unyizera? Paul ati ntabwo nari kukwizera kubera gukunda Uncle cyane, ubwo rero iyo nkwizera nari kuba nzi ko rwose ndi kwishyira mu mazi abira. Sophie rero aba yumva nyine atazi ikintu cyo gukora, ahita avuga ati reka ngende mfate ibintu byanjye byose nigendere. Naho rero Paul ati oya ntabwo ibyo bintu wabikora, rwose ukwiye kumfasha maze nkareba ko nagera ku kwihorera ku mubyeyi wanjye yagiriye nabi. Naho rero Sophie ati hanyuma se urakeka nabigenza nte? Paul ati ikintu nifuza ni uko rwose wamfasha maze nkaba nabona ibimenyetso bimushinja. Wigenda rero rwose winsiga kubera ko urabizi ndagukunda cyane, ndetse ni nanjye nari nakwiboneye, ninjye nifuzaga ko dukundana maze abaranyitambitse nyine nuko nabuze uko mbigenza. Ubwo rero rwose unsize waba umpemukiye cyane kuko ntaho waba unsize. Sophie rero ahita yiyemeza nyine ko agiye gufasha Paul maze bagashaka ibimenyetso bya nyabyo rwose bishinja uyu mugabo, dore ko nyine Sophie we nta hantu na hamwe aba ahejwe muri iyi nzu. Sophie rero wenyine ataha yatawe, maze yaba akinjira mu nzu agahita akubitaho icyugi cyane, nta nubwo aba yabonye yuko Uncle wa Paul yicaye muri salo. Uyu mugabo arahita amubwira ati habaye iki ko mbona utishimye, ni gute wakubitaho icyugi gutyo? Naho rero Sophie ati meze neza nta kibazo, gusa nyine uriya muntu wanteguriraga ubukwe yampemukiye rwose, afata ikanzu yanjye maze ayigurishe. Naho rero uyu mugabo atumva mbabarira umpa aderese ye maze mukosore, ubwo rwose ntabwo azi ekipa akina nayo. Naho Sophie ati oya mwihorere narangije kumwirukana, namaze gufata undi, nta kibazo rwose namuhinduye. Naho rero Uncle wa Paul ati ibyo ntabwo bihagije keretse ndamutse mufungishije kandi nabyo urabizi ko nabishobora. Naho Sophie ati oya nta kibazo mwihorere rwose nagikemuye. Ahita yigira rero mu cyumba, dore ko aba yumva yenda nko gusara, aba yumva ibintu biri kumwivangira mu mutwe. Akigera mu cyumba ahita avuga ati dore ukuntu rwose uriya mugabo ari indyarya mbi, urabona ukuntu ari kwivugisha neza, wagira ngo arankunze. Indyarya gusa, cyakoze ndi kumva namufata nko mu ijosi, ariko nyine Imana imbabarire ikomeze kumpa imbaraga zo kwihangana kubera ko rwose ndumva ntazi ikintu namukorera. Urabona ukuntu yanyangirije ubuzima akambeshya, ubu rwose yatekerezaga kumbeshya kuzageza ryari? Cyakoze uriya mugabo ni mubi, ni inyamaswa neza neza. Ndi kwibaza ukuntu maranye iyi minsi yose nawe mu nzu, cyakoze Imana ishimwe ko mbimenye ubukwe butaraba, naho ubundi rwose amazi yari kuzaba yararenze inkombe. Sophie rero ahamagara wa mukobwa w'inshuti ye akamubwira ibintu byose uko bimeze. Uyu mukobwa arumirwa ati oya ntabwo byashoboka, akaba yarakubeshye se bingana bitya? Ahari yenda uriya musore nyine yakubeshye. Naho Sophie ati hoya ntabwo yambeshye kuko yabinyerekeye, niboneye umuryango we n'amaso yanjye, ubu rwose nzi ukuri. Naho rero uyu mukobwa w'inshuti ye ati hanyuma kuki uguma muri iyi nzu ukagumana n'umusore n'umugabo w'inyamaswa gutyo? Naho rero Sophie ahita amubwira ati impamvu ngomba kuguma hano nuko nyine n'ubundi nari ntangiye rwose kwikundira Paul, ubwo rero ngomba kuguma hano nkamufasha, maze nawe nyine akaba yabona ibimenyetso bimufasha, kubera ko uyu mugabo ntabwo tugomba kumureka gutyo gusa ngo akomeze nyine yisanzure, kandi mu by'ukuri ari umunyamafuti, ari umunyamakosa, ubwo natwe nyine ntacyo twaba dukoze, ngomba rwose kumufasha.
naho rero uyu mukobwa w'inshuti ye ati ubwo nta bwoba ufite ko aramutse abivumbuye yakwica neza neza? Naho Sophie ati hoya ntabyo azavumbura, nanjye ndi umuntu mukuru nyine nzajya nshyiramo ubwenge. Uyu mukobwa w'inshuti rero ya Sophie aba yumiwe, aravuga ati ariko rwose burya abagabo ntibabaho, ukuntu kose yigiraga nk'umuntu ugukunda nk'aho uri umuntu w'igitangaza kuri we, naho yari afite umuryango, ubwo se ubundi yumvaga mu by'ukuri azabigenza ate? Sophie ati ntakubeshye nanjye sinzi rwose uko byari kuzagenda, ahari yari agiye kungira nyine umugore wa kabiri. Sophie rero atangira nyine gusaka icyumba cya wa Paul kugira ngo arebe ko yabona nyine amadosiye adasobanutse maze abe yayaha Paul. Gusa nyine abona amadosiye menshi rwose agiye atandukanye y'imitungo, maze byose akabyegeranya ubundi akabiha Paul. Barabifata rero bakabishyira nyine uyu munyamategeko kugira ngo abarebere nyine uko bimeze. Aya madosiye rero baragenda nyine bakayacekinga neza, maze bagasanga hafi ya yose amasinyatire ariho ntabwo ari aya papa wa Paul, dore ko basanga aya masinyatire yose ariho ari ayo biganye, nta n'imwe y'ukuri iriho. Babibwira rero Paul maze bakamubwira yuko rwose uyu mugabo ariwe wagize uruhare mu rupfu rwa papa we, ndetse ko n'amasinyatire yose yaba ari ku mitungo, yaba ndetse ari no ku mafaranga yagiye ku makonte ya anko we, byose sinyatire ziriho atari iza papa we za nyazo. Uyu musore rero ibintu biragenda bikamurenga, maze akibaza ukuntu anko we yabaye inyamaswa, n'ukuntu papa we yari yaramuhaye akazi ndetse yamwitagaho we na famiye ye, maze rwose akumva biramubabaje cyane. Ahita agenda rero maze agahamagara Sophie bakajya hanze ahantu muri jaride hameze nk'ahiherereyeho gatoya, maze akamubwira byose uko byagenze ndetse akanamubwira ko bari kugenda bagera ku ntsinzi yabo. Sophie rero ahobera nyine uyu musore maze akamubwira ati ndishimye ku bwawe, kubera ko niba naremeye no kumara iyi minsi hano ni ukugira ngo ngufashe, naho ubundi rwose nakabaye naragiye kera, kubera ko niyo murebye mba numva ngiye nko kuruka neza. Paul rero ahita amubwira ati byose ndabikesha wowe nyine ihangane gatoya, maze rwose uze urebe nyine ukuntu nawe agiye kwishyura ibibi byose yadukoreye. Aba bombi rero barongera bagahoberana maze bagasomana. Paul rero abwira Sophie ati ndagukunda cyane rwose, waje mu buzima bwanjye wagira ngo nyine Imana yari ibizi ko ngukeneye, kuko uretse no kuba uri umukunzi w'ubuzima bwanjye, ariko nyine urabona ko ari nawe umfashije kugera ku byari byarananiye. Naho Sophie atahari nanjye ibi byose nanyuzemo byari ukugira ngo nzahure nawe. Bombi rero barahoberana maze Paul agahita abwira Sophie ati reka tugende, kubera ko noneho atubonye yatwica neza neza, kandi nyine umugambi wacu uri hafi rwose kuzura. Wa musore rero uw'inshuti ya Paul ahamagara polisi maze akababwira ati rwose mwitegure, nicyo gihe cyo kujya gufata uyu umugizi wa nabi, kubera ko ibyo byose noneho byagiye ahagaragara. Buracya rero anko wa Paul utamufitiye ikintu na kimwe azi aragenda nyine akajya muri kampani ye, maze yagera ku muryango akavuza amahoni menshi, nyamara umuzamu aba ari kumureba ariko ntafungure. Uyu mugabo rero agira umujinya mwinshi maze akava mu modoka agahita amubwira ati ariko wowe noneho wabaye impumyi, ntabwo uri kureba, ntabwo uri kumbona, ni gute utari kumfungurira? Naho rero uyu musore ahita amubwira ati ntabwo ngufungurira, kubera ko nyiri iyi kampani boss wa nyawe yatanze amategeko ko utagomba kwinjira. Naho rero anko wa Paul ati wasaze, iyi kampani se uyobewe ko ari iyanjye, ninde wundi watanga amategeko? Ndavuze ngo fungura gira vuba. Naho uyu muhungu ati rwose ntabwo nshobora gufungura, ahubwo injira mu modoka yawe wigendere, kuko hano ntabwo uri buhinjire. Naho rero anko wa Paul ajya mu modoka agafata telefone ati reka nze nkwereke, barahita bakwirukana kano kanya. Agahita ahamagara ariko akabura umuntu n'umwe umwitaba. Atangira kwivugisha rero ati kubera iki nta muntu n'umwe uri kwitaba telefone yanjye? Naho rero uyu muzamu ati komeza uhamagare, ahari yenda baraza ko kwitaba. Anko rero wa Paul ahita abwira uyu muzamu ati reka ngende,
iki kibazo nikimara gukemuka ndahita nkwirukana nabi cyane, buretse rwose uraje umbone. Naho uyu musore ati ahubwo ni wowe rwose ushobora kuza kujya mu kigwi cyanjye. Uyu anko rero wa Paul n'umujinya mwinshi ahita ajya mu modoka nyine, kubera ko ababona nyine uyu muzamu ari kumusuzugura bikabije. Anko rero wa Paul agenda yihuta maze agasubira mu rugo. Aragenda rero akinjira muri salo ahita asanga Paul ndetse na Sophie bari gusomana bishimye. Ati ibi ni ibiki mbona, ni gute mwakora ibi byose mu nzu yanjye, nta soni mufite? Naho rero Sophie ahita amubwira ati noneho rwose ubu ngubu nibwo wamenye ukuri, burya bwose warambeshyaga ngo famiye yawe yapfiriye muri agisida. Ni gute umuntu w'umugabo yabeshya ikintu nk'icyo? Ni gute wakwifuriza famiye yawe ibintu nk'ibyo? Wakekaga se ko tutazabimenya? Noneho ugafata umwana wa mukuru wawe maze ukamugira umukozi mu nzu y'ababyeyi be, amafaranga yo ukayishimishamo, nyamara nta kintu na kimwe ufite, maze uyu mwana agakomeza rwose kuba umucakara mu mafaranga y'ababyeyi be. Nta mutima ugira, uri umuntu mubi cyane, nyamara nta kintu na kimwe aba ari kubasha kuvuga. Naho rero Paul ati ni ukuri njyewe rwose warantunguye, noneho icyantunguye kurusha ibindi ni ukuntu wabashije kujya mu rupfu rw'umuvandimwe wawe umwe gusa wagiraga. Ni gute wabashije kwica umuvandimwe wawe? Ni gute ibyo bintu wabikoze kubera amafaranga n'imitungo koko? Ntabwo rwose ndi kwiyumvisha ko ari wowe wakoze ibi bintu byose. Anko rero wa Paul nta jambo na rimwe aba ari kubasha gukora, nta jambo na rimwe aba ari kubasha kuvuga, aba yacecetse nyine ari kubareba, ubona rwose nawe isoni zamwishe. Kano kanya rero Paul ahita ahamagara nyine abapolisi baba bari mu kindi cyumba, maze agahita ababwira ati nimuze nimumujyane rwose mujye kumuhana maze yishyure ibyo yakoze byose uyu mwicanyi. Bahita bamwambika amapingu rero, maze nyine bakaba baramujyanye. Agenda rero areba inyuma, areba nyine uyu mukobwa yari yarakunze, ndetse areba n'iyi mitungo aba asize agiye gufungwa. Bakimara rero kumutwara, Paul na Sophie bahita bahoberana, maze Paul agahita abwira Sophie ati nibura turaruhutse, gusa nyine warakoze kumbi iruhande, warakoze muri uru rugendo rutoroshye, warakoze kumfasha kuba rwose mbashije guhorera ababyeyi banjye. Ubu papa wanjye aramutse agarutse yakumva nyishimiye, kubera yuko naba namukoreye ikintu nawe yifuzaga gukora. Anko wanjye yabaye umuntu mubi cyane, gusa nanone mfite agahinda kenshi kubera ko iyo ataza kuba we ntabwo papa wanjye rwose ubu aba yarapfuye, tuba tukiri kumwe. Sophie ahita amuhobera cyane, maze nyine akamukomeza agatangira kumukora mu mutwe. Ati hangane, birumvikana ntabwo byoroshye, ariko nibura rwose uteye intambwe kugira ngo nibura umuntu wagiriye nabi ababyeyi bawe kano kanya aba agiye kubiryozwa. Paul rero ahita abwira Sophie ati ariko wa mugari ntabwo tugomba guheranwa n'agahinda, ahubwo ibi bintu nyine dukwiye kujya kubiserebura. Bahita bambara maze bagahamagara wa musore w'inshuti ya Paul ndetse na wa mukobwa w'inshuti ya Sophie, maze bose bagahita bajya nyine guserebura. Baragenda rero maze bakanywa nyine, bakarya, bakishima, bakabyina. Gusa nyine ku rundi ruhande wa mushuti wa Sophie ndetse n'uyu musore w'inshuti ya Paul nabo rwose baba bahuje, bari kuganira, ndetse rwose ubona ko bari kubyumva kimwe, bari guhana amanimero, banavugana yuko bashaka kuzongera guhura, ndetse ko rwose bajya banavugana kenshi. Naho rero Sophie na Paul bo nyine ibyishimo biba ari byose. Mu kanya rero Paul nyine afata ijambo maze akabwira aba bose baba bari kumwe ati ndumva rwose hari amagambo ari kundwaniramo ngomba kubabwira. Bose rero baraceceka bati ijambo ni ryawe. Ahita rero ababwira ati cya mbere nshaka kubabwira ni uko nkunda Sophie n'umutima wanjye wose, ariko ikintu nabonye nta muntu ni ukuri ujya ubasha gucika Destin. Uyu mukobwa namubonye bintunguye, ariko nyuma y'iminsi mike mbona ko nyine
atangiye kunca mu myanya y'intoki rwose bari kugenda bamuntwara, narihebye ntekereza ko ibyanjye nawe birangiye, ariko kubera ko yari destin yanjye yo kuzahura nawe, yo kuzakundana nawe, byarangiye n'ubundi twongeye nyine duhuye, ahari niyo nzira byaciyemo kugira ngo uyu mukobwa nyine aze mu buzima bwanjye. Gusa nyine uyu mukobwa mureba hano ni intwari ikomeye, kubera ko mu rugendo rwanjye rukomeye niwe wamfashije kugera ku byo ngezeho ubu ngubu. Ibintu byose rero niwe ndi kubikesha. Arahindukira rero agafata ibiganza bya Sophie ati Sophie, naragukunze guhera ku munsi wa mbere nkikubona, n'uyu munsi ndagukunda cyane. Ndakeka maze kubikubwira inshuro nyinshi, ariko nyine reka nongere mbisubiremo kuko nzabisubiramo nizere kutazigera ubirambirwa. Ndagukunda cyane kandi nyine ndifuza ko rwose urukundo ngukunda rwazahora rugurumana. Sophie rero aba ari kwitegereza uyu musore uba uri kumutera imitoma imbere y'abantu bose. Paul rero ahita apfukama maze agafata impeta, ahita abwira Sophie ati Sophie, ndagukunda cyane, ndifuza ko rero iminsi yose nsigaje ku isi ari wowe twayimarana. Ndifuza ko wambera umugore, ndifuza ko wanyuzuza maze nkaba umugabo wishimye, kubera ko mfite urukundo rw'ubuzima bwanjye iruhande rwanjye. Sophie rero mu byishimo byinshi ahita afata ya mpeta aba yarambitswe na uncle wa Paul, maze akayikuramo agahita ayijugunya kure, ubundi agahita amuhereza ikiganza. Paul rero amwambika impeta maze akamubwira ati iki ni ikimenyetso cy'uko nyine uri uwanjye ubuziraherezo. Naho rero Sophie ati mu mutima wanjye uri ndasimburwa kandi nta wundi muzigera muwuturanamo. Ndagukunda cyane kandi nanjye ndifuza kubana nawe iminsi yose nsigaje kuri iyi si. Barahoberana rero maze bagasomana. Izi nshuti zabo rero nazo ziba zibashyigikiye rwose, bati turabifuriza ibyiza gusa kandi tubari inyuma muri byose, ndetse mu bukwe bwanyu muzamenye ko rwose tuzahaba, tuzaba duhari cyane. Bose rero barishima maze nyine bagakomeza guserebura. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.